statement of faith agomba kuba afite doctrine igifaransa cyangwa imyizerere. Azanye iyihe myizerere? Niba mubyibuka neza mu bihugu duturanye nko muri Kenya higeze haza imyizerere mwabonye y'abantu bagiye kwiherera ahantu ngo bagomba guhura n'Imana, birangira habaye bya bindi mwumvise. No kuvuga ngo iyo myizerere ijyanye na Bibiliya, ijyanye n'umuco w'igihugu, ijyanye n'uburenganzira abantu bagomba kwemererwa gukoresha. Iyo rero imyizerere idasobanutse, abantu benshi abantu ngo aho bigeze none nawe igihugu kigeze na ubundi aya mategeko ko umuntu agomba kuba yarize hano mu Rwanda aje vuba, ahandi bimaze imyaka n'imyaka. Mu Banglikane ngira ngo mumaze imyaka irenga 70 nta muntu ujye bayobora adafite diplome zo hejuru, n'ahandi bage bashyiraho amashuri ya Bibiliya. Rero umuntu agashaka ngo be bishop cyangwa nicyo representante gari bivuga buriya ni bishop nyine washinze umuryango uzatangira ni matorero. Igihe mugize amatorero atatu hagomba kuba hari uyobora abandi muri amatorero, nicyo bita bishop, ni overseer. Mwamwimika mutamwimika ni overseer. Niba ari overseer rero agomba kurebera ni matorero, hagomba kuba hari ubumenyi asabwa. Kandi mumenyi yavuze harimo managerial, harimo leadership, harimo minimum ku mategeko, harimo biriya byose bigomba kuba biro. Nibyo byatumye itegeko riza rivuga ngo bagomba kuba bafite amashuri, ndetse babivuga mu magambo abiri. Ufite diplome ya theology ni ngombwa, udafite diplome ya theology akaba afite diplome ya lisanse mu bindi na certificate yemewe. Numva ngira ngo kimwe mu bibazo bikomeye ni ico ngico c'amashuri. Ikindi kibazo kirimo kigaragara ni cy'abapfa imitungo, ni cy'abapfa ubuyobozi. Ibyo ngibyo mwumvise yuko umuti uri muri ya management bagiye batubwira na leadership. Icya gatatu nico gukorera mu gihugu abantu batazi, cyane cyane iki gihugu n'amateka yacu. Hari uko tugomba kwitwara, hari ibyo tugomba kuvuga, hari ibyo tugomba kwigisha, rero hari ibyo umuntu yakorera hano atakorera hano kubera ibibazo igihugu cyacu cyanyuzemo. Bivuga ngo umuntu wese ufata mikrofone mu rusengero agomba kumenya ngo nimo ndigisha gute, ndaganisha abantu kuri Kristo cyangwa ndasubira abantu mu macakubiri. Byinshi ibindi bibazo mugenda mwumva bigenda bigaragara. Iyo bigaragaye rero amategeko arakurikizwa, harakurikizwa arahana asanzwe, harakurikizwa araya ngaya atuma urusengero rufungwa. Mukumva ngo urusengero barufunze cyangwa ngo umushumba bamuhagaritse, na amategeko arahari. Imana ibaho. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tukabona kumva Pastor Barore nawe dukeneye kumva abashumba ubu hadutse yandi maparuwasi ataramenyerewe kuri social media. Ayo kumenya uko ayoborwa ni ibitangaza kabisa. Ubwo aradufasha kuri ico. Bitari ibyo aho gusenya kubaka itorero bishobora kurisenya ahubwo. Karibu Bishop, Imana iguhe umugisha. Amashi menshi twumve kuri ibyo. Reka dukomere Imana amashi. Amashi niba ari ayanjye nayashimye, niba ari ay'Imana tuyongere. Ndabanza gushimira ubuyobozi bw'igicaniro cy'ububyutse burimo umuyobozi mukuru Apotre Sostene Serukiza na timu yindi bakorana kuba twashobora kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire. Twumvise ibiganiro byiza cyane. Ubundi nari mfite iminota 20 imbere, ariko nayigabanyije kugira ngo 10 nanjye nshobore kuba nasubiza n'ibibazo. Ariko nk'uko mwabyumvise hari byinshi byagiye bivugwa buriya byuzuzanya n'ibyo ngiye kuvuga. Bimwe mu byo nagomba kuvuga si mbijyamo imuzi kubera yuko byavuzwe. Nanjye ndi umwarimu nk'uko kanoni yabivuze, njye naracigisha no muri cyumweru gishize nigishaga muri kaminuza y'u Rwanda. So murumva rero iyo umuntu ari umwarimu hari ukuntu astructure ibintu akabivuga mu magambo make ariko akavuga iby'ingenzi.
ndavuga ingingo eshatu gusa. Ingingo ya mbere ndavuga ngo kubera iki amategeko mu iyobokamana mu gihe cy'ubuntu. Cya kabiri ndavuga ngo ni ibihe by'ingenzi dukunze gusanga mu mategeko. Icya gatatu ni ibihe bibazo bikunze kugaragara bishamikiye ku mategeko. Kubera iki amategeko ndabishingira kuri Bibiliya, bishingire no mu mategeko n'ubundi. Hagize umuntu ufasha agasoma mu Bakorinto ba mbere 14 umurongo wa 33 kugera kuri 40, arabonaho na leta zashingiye zidushiraho amategeko. Ubifite yadusomera, uretse ko na Bibiliya muri rusange ari igitabo cy'amategeko. Ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yadusomera Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 33 kugera kuri 40. Hari wahabonye? Yes, Canon. Abakorinto ba mbere 14 33. Yeah. Haravuga ngo kuko Imana atari umuvurungano ahubwo ari y'amahoro. Nkuko bimeze mu matorero yose y'abera. Nkomeze kugera kuri 40. Abagore nibacecekere mu materaniro kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nkuko amategeko nayo avuga. Kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibarize abagabo babo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Mbese kuri mwe niho ijambo ry'Imana ryaturutse, cyangwa se ryageze kuri mwe mwenyine? Nihagira umuntu wibwira ko ari umuhanuzi cyangwa ko afite umwuka, amenye ibyo mbandikiye yuko ari itegeko ry'umwami wacu, ariko umuntu natabyemera nawe ye kwemerwa. Uko bene data mwifuze guhanura kandi ntimubuze abandi kuvuga indimi zitamenyekana, ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda. Nicyo kintu nashatse guheraho. Ubundi principe imwe yo muri theology nziza iravuga yuko Imana yacu si Imana ya desordre, ni Imana ya gahunda. Niba ari Imana ya gahunda, abakorera Imana n'ibikorwa biyitirirwa bigomba kuba nabyo biri muri gahunda. Nkuko mwabyumvise bisoma, harimo amategeko yo mu gihe cy'Abakorinto, hari n'aya mbere mu gihe cya Mose, bivuga ngo n'ubusanzwe amategeko no muri Bibiliya aracariho kandi abagomba gukurikizwa. Ariko noneho kubera yuko ntarimo mvuga yo muri Bibiliya gusa, kubera iki leta aho ziva zikajya zishiraho amategeko, zigashiraho n'amategeko agenga ubwisanzure bw'imyemerere cyangwa freedom of worship. Mbere yuko mvuga ngo kubera iki, maze mvuge yuko ubu burenganzira ni ngombwa ko bujya no mu iteka nshinga. Niho buhera. Mbere yuko tugira iteko ryihariye, itegeko nshinga ubwaryo ingingo ya 37 iravuga ngo ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutima nama, mu guhitamo idini, mu gusenga no mu kubigaragaza mu ruhame burengerwa na leta mu buryo buteganywa n'amategeko. Kubera iki biza mu mategeko muri leta? Kubera yuko icambere ni uburenganzira bugomba kuba buri protege, umuntu atagomba kuvutswa. Hari igihe dutangira kubyibazaho kubera yuko batubwiyeho tutarenga, nyamara ntitwibuke yuko mbere na mbere no kubishyira mu mategeko ni ukugira ngo hatazagira umuntu ubikubuza. Ibyo wemerewe n'amategeko urabyemerewe, bigomba kuba protege. So umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo idini ashaka n'ubwo gusenga. Iyo bigiye gukorerwa mu ruhame noneho niho haza amategeko. Kubera iki? Kubera yuko ntukiri uwawe mu rugo, ntukiri iwawe mu cyumba, ugiye guhura n'abandi bantu, cyane cyane yuko hazamo na freedom yo kwiyasosiya. Ugiye guhuza deja abantu babiri cyangwa batatu, amategeko agomba kumenya icyo ugiye kubabwira. Ni nk'uburyo bwose busanzwe
n'abacuruzi iyo bihuje bagira amategeko abagenga. Niyo mpamvu rero byanze bikunze leta igomba kubizamo. Ikindi nkuko mwabyumvise ni abantu b'igihugu, n'ibyo ubabwira igihugu kigomba kubimenya. Ni imitungo, hazamo amaturo n'ibya cumi n'ibindi, birumvikana yuko ni imitungo. Ibyo byose bigengwa n'amategeko no mu buzima busanzwe. So kuba rero bagiye guhurira hamwe bagakorera hamwe amategeko agakomeza, birumvikana. Hanyuma ikibazo cya kabiri, kugira ngo ndatinda wenda ku cya gatatu kivuga ibibazo bikunze kugaragara, ni ibiki by'ingenzi bigomba kujya mu mategeko. Manze mvuge ngo hari amategeko yihariye niryo iritugenga, hakaba n'amategeko rusange atureba nk'abanyarwanda bose. Iyo umuntu yibye mu muhanda, iyo umuntu arwanye mu muhanda cyangwa mu mudugudu, yaba umushumba, yaba umukristo, yaba umuririmbyi, ahanwa n'ayo mategeko atureba twese. Iyo umushumba agiye kwigisha, nk'uko nabivuze, yakoze ako kazi nanjye ndagakora, agengwa n'amategeko agenga abakozi bose. Iyo umushumba agiye kugura ubutaka, amategeko agenga ubutaka aramugenga nk'uko agenga n'abandi banyarwanda, nta mwihariko. Ariko iyo bije mu iyobokamana, uburyo ayobora idini cyangwa itorero cyangwa umuryango ushingiye ku myizerere, icyo gihe byanze bikunze hagomba kuzamo iteko ryihariye. Nk'uko mubizi dufite iteko ryihariye, kandi abashobora kuba barishaka twashyira no ku rubuga mukaribona. Iryo teko rero ryihariye niryo ngiye kuvugaho iby'ingenzi bigomba kugaragara mu mategeko. Ni naryo rigenga amadini n'indi miryango yose twita za ministeri, ndetse na za umbrella, ndetse na forum. Ibyo byose ni uburyo ko ari bune buteganywa na ririya tegeko. Nashatse kuvuga ku bintu by'ingenzi, ndabihuza n'ibyo Pastor Kibinda yavuze. Ndavuga ibintu nka 10 cyangwa 11 nihuta gusa. Icambere nuko iyo umuntu azanye idini rishaje, niho bireba cyane, na kanoni yabivuze, agomba kuba mbere na mbere yuko agera kuri vision. Icyo ndi bakivuze, reka aricyo mperaho. Agomba kuba afite statement of faith, agomba kuba afite doctrine mu gifaransa, cyangwa imyizerere. Azanye iyihe myizerere? Niba mubyibuka neza, mu bihugu duturanye nko muri Kenya, higeze haza imyizerere mwabonye y'abantu bagiye kwiherera ahantu ngo bagomba guhura n'Imana, birangira habaye bya bindi mwumvise. No kuvuga ngo iyo myizerere ijyanye na Bibiliya, ijyanye n'umuco w'igihugu, ijyanye n'uburenganzira abantu bagomba kwemererwa gukoresha. Iyo rero imyizerere idasobanutse, abantu benshi uramubwira ngo mpura n'ibyo bibazo kuko ndi umunyamategeko, ngo ndashaka yuko umfasha mukadukora amasitati. Rimwe na rimwe njya mbifasha abantu cyangwa aba lawyers babibakorera, noneho ukamubwira ngo ese doctrine yanyu ni iyi? Ntayo. Umuntu ntazi doctrine afite. Vision iyi ntayo. Ndaza kubigeraho. Stati urashaka ko zimera gute? Ngo ndebere izo wakoreye abandi. So urumva deja no kuvuga abantu urabajyana hehe? Niba utagira doctrine, utagira statement of faith, nibiki wemera nibikutemera. Kuko ndabyibuka sinibutse umwaka neza, ariko ngo muri 2011 tugifite ministre Musoni, twagize ba ministre babiri ba Minaroke bitwa ba Musoni ni James wabivuze. Yaravuze ngo ibibazo byinshi bikunze kuba mu matorero 99% ntibapfa doctrine, ntibapfa yuko batumva imyizerere imwe, ahubwo bapfa amafaranga n'ubuyobozi. Ngo iyo abantu bapfaga doctrine byari kumvikana. Ubaye uvuga ngo aba bantu ntibemera gusezeranya abagabo n'abagabo, niyo mpamvu mvuyemo, birumvikana. Ariko akenshi uvamo kubera yuko bataguhaye ikiwe. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Iyi statement of faith ni ngombwa cyane. Ubu ngubu nta muntu utangira itorero itanditse.
icya kabiri agomba kuba afite vision na mission. Pastor Kibindi yabivuze, ntiushobora kubaho ugiye gutanga iri torero utagira mission, utagira vision. Noneho igitangaje uwo muntu akita visionnaire. Uri visionnaire wiki utagira vision, ndetse agashaka ngo unayimudodereho, akakubwira ngo urebe ukuntu iby'amatora n'ibindi bitazamo, ngo nige visionnaire. Abandi bantu bose urebe ukuntu ibintu byose bintangiriraho bikandangiriraho. Mbese ni prêt à porter. Ni kwa kundi ubwira tayeri ngo ubumpimireho uko ndesha uko ngana ariko bingana. Uwo si umuryango ushaka, ni umuntu. Niba uri umuntu ibyo ugomba gukora amategeko arabiteganya. Niba ari umuryango rero ugira uburyo uyoborwa. Icyo ni ikindi kintu nari mvuze ngo vision na mission ni ngombwa. Ikindi kintu gikunda kuzamo ni membership. Ndabihuzana n'ibyo bagiye bavuga. Membership no kuvuga ngo se ni bande baba abanyamuryango b'uyu muryango. Iki singitindaho cyane, ariko ndatinda kucyo Kibinda yavuze nubwo ntaragera kuri leadership. Ni ukuvuga ngo bajyamo gute bavamo gute. Nakoze imyaka 5 ndi umuyobozi w'amaparike na relation n'inkiko muri Minisiteri y'Ubutabera kuva muri 2019 kugera muri 2005, ubwo ni nk'itandatu hafi. Pastor Bunini barabyibuka, inshuro nyinshi twahuraga nabo bazanye ibibazo by'amatorero yakoraga muri amburera zabo bafitanye ibibazo. Icyo gihe nakoraga nk'umunyamategeko, twahuraga nabyo muri ministeri umunsi ku munsi bikiba muri Minisiteri y'Ubutabera. Bimwe mu bintu nabonye bikomeye no kumenya ngo se umuntu yinjiye mu muryango ryari yavuyemo ryari. Ugasanga noneho bagiye gukora Assemblée Générale, umuntu agahamagara n'abantu batigeze bawuzamo, batagira forms, batazwa ahantu na hamwe. Uyazanye Assemblée Générale yiwe, undazanye Assemblée Générale yiwe, hanyuma mugaza ngo leta igikemure. Iragikemura gute? Kuko uhamagaye bene wanyu bose, ubagiza abamambre, nta form bigeze buzuza, n'abari basanzwe mu ntazo bigeze buzuza. Iyi membership igomba kubisobanutse. Umuntu aba mu muryango ryari, awuvamo ryari. Iki ni ikintu leta igomba kumenya n'ibizabafasha no kugira ngo umuryango ugire gahunda. Nibyo ngira ngo bivugwa muri kiriya cyanditswe. Ikindi ni governance structure. Yabivuze neza Kibinda, rwose inyigisho ye yari nziza. Ahari twajya tugira imwe tukayiga tukayirangiza hakaza n'indi. Iriya governance structure umuntu arakubwira ngo nkorera amasitati, ntakubwire governance ashaka. Niyo mpamvu leta yaduhaye nibura iby'ingenzi bigomba kuzamo. Inzego ugomba gutekerezaho. Ugomba gutekereza ko umuryango niba ari umuryango ufite abanyamuryango kandi ni bose, ni bande, nibo twita Assemblée Générale. Assemblée Générale ni abanyamuryango bose, ariko nanone bafite uburyo binjiramo n'uburyo basohokamo. Aha deja bikunze kuba ikibazo ku masosiyete. Iyo mvuze ngo Assemblée des actionnaires kuri societe itari anonyme, ziba zifite abantu bayishinze, ni 5, ni 6, ni 7, ni 10, amazina yabarazwe. Ariko urusengero buri cyumweru twakira abantu. Niba buri cyumweru twakira abantu, hari ibyemezo byafatwa n'aba bantu bose bigakunda ntibikunda. Niyo mpamvu mugomba kudefinisa ngo se icyo mwita Assemblée Générale ni iki. Wenda mvuze nko muri Foursquare, Assemblée Générale twavuga abakristo bose ba Foursquare mu Rwanda ngo bikunde. Dufata abahagararira abandi. Hari buri toro rigomba kuba rifite abantu barihagararira muri Assemblée Générale, batorwa nabwo bagenda basimburwa. Kubera iki? Kubera yuko Assemblée Générale y'urusengero nabarugize bose. Umuntu wese iyo yuje form yo kujya muri ADPR aba yabaye mu ADPR. Niba ifite miliyoni zingahe, nta nama yabo bantu yose yabaho, ariko bagomba kugira abantu babahagarariye. Urwo ni rwo rwego rw'ikirenga. Hari aho umuntu akubwira ngo umuryango wanje nitangirije, ngo none barashaka kuvuga no arashaka ngo ayobora umuryango nk'uko ayobora igikoni cyo mu wiwe. Ntibikunda. Ni umuryango ubaho nyuma yabawutangije. Abantu bagira igihe umuryango n'ugihe kirekire kurusha abantu. Iki ni ikintu gikomeye muri governance. Assemblée Générale ni rwo rwego rw'ikirenga. Hakaza icyo bita board cyangwa conseil d'administration mu Gifaransa. Iyi board
ni urwego rwa buri navuga rukora ibintu by'ingenzi, rutanga imirongo migari. Assembly General ifata ibyemezo bikomeye nko kuvuga ngo gusesa umuryango, gutangiza umuryango, guhindura icicaro. Hari ibintu by'ingenzi biza kwakira amaraporo annuel, gutora umuyobozi mukuru n'abandi bayobozi bazamo, nico Assembly General ikora. Ariko Conseil d'administration ni imiyoborere ya buri munsi, nitanga policy. Muri Assembly General hakaba nanone biro nigirwa na representant na vice n'aba iteko rivuga representant n'aba vice, ariko muri rusange hagomba kubaho na secretariat general na tresorerie. Ibyo ni bisanzwe no mategeko nimwe mu bigena. Hari aho usanga bafite aba representant barenga umwe. Buriya iteko niryo ryo muri mwibuke yuko iri tegeko niryo rigenga n'abakatolike, niryo rigenga n'abayisilamu, niryo rigenga rero ayo madetaye yose ntitwayahuza. Niyo mpamvu yabibabwiye mugomba gukora n'amastati mureba specificité y'umuryango wanyu, kandi amastati agomba kuba dynamique, agomba guhinduka igihe bibaye ngombwa uko umuryango ugenda waguka. So numva izo nzego arizo navuga. Izindi nzego zizamo, hazamo urwego rwa audit, nirwo ruzareba ya mitungo nuko ikora, hakazamo n'urwego rukemura amakimbirane. Uru rwego ku isi hose rubaho kubera conflict of interest. Biroroshe yuko muri kwa gukunda icubahiro na ya ventre pastor yavugaga, umuntu ashaka kwikubira ibintu byose. Nagiye mbibona umuntu akambwira ni ibibanza byose binyanditseho. Uzi kukubwira ngo arabagize ibibazo, ndabaza nti mufite ibiye bibazo bikomera. Aravuga ngo urusengero icyangombwa kinyanditseho ngo ni nanjye wacubakishije, binyanditseho byose. Niko urusengero rwa kwandikwa ku muntu, kandi abantu baratura. Washyizeho komite z'inyubako ngo amahirwe nagize ngo nuko abantu bagiye ngo urusengero runyanditseho. Si amahirwe, uri umujura, kuko urusengero si urw'umuntu, ni urw'umuryango. So izo nzego na governance sinzitinzeho. Hazamo nanone ibyemezo. Ni ibihe byemezo biri protege na majorite, ni ibihe byemezo bya buri munsi bidasaba yuko abantu babitindaho cyane. Urugero, icyemezo cyo guhindura umuryango izina, icyemezo cyo guhindura umutungo w'umuryango, cyo kugurisha, icyemezo cyo gushyiraho umuyobozi uzayobora umuryango. Ibyo ni ibyemezo amategeko aproteje mugomba gushiramo. Niyo mpamvu n'inama zigomba kuba zarateganyijwe na koramu zigateganywa n'abantu bange bagomba gufata ibyo byemezo. Hari bifatwa na majorité absolue, hari n'ibifatwa na consensus. So biterwa nuko abantu babiteguye. Ibi ngibi ni kugira ngo umuryango uzayoborwe mu buryo nyabwo. Ikindi kigomba kuzamo ni umutungo simbitindaho cyane. Murabizi ni gute umuryango wakira umutungo, ni gute umutungo usohoka. Mirya nababwiye niba byanditse ku muntu umwe yagurisha. Nigeze njya mu rubanza rw'ahantu umubishop nubaha cyane, afite umutungo ukomeye yahawe n'abaterankunga. Ico gihe amateko y'ubutaka twari bitarandikwa, bigenda babimwandikaho, bije bakabimwandika, ejo bundi baje kubaruza ahita byibaruzaho. Mu gitondo kumva ngo yagurishaka abandi bagira ngo baravuga ngo binyanditseho. Bikwanditse ari kuba bihawe n'abaterankunga kuko uri umuryango. So murumva yuko amateko agomba guteganya uburyo umutungo winjira, uburyo umutungo usohoka, agomba no guteganya uburyo mwakwakira n'impano. Kuko si ubundi urusengero si buri impano rugomba kwakira. Uzi ko hari abaguha impano bakakubwira n'icerekezo. Njya nkunda itorero ry'Abanglikane byitandukanya n'abemera ubutinganyi. Buriya batakaje ibintu byinshi. Ibyo bahoraga babona ntibabibonye kubera yuko si buri impano ugomba kwakira. Ariko mu minsi iri imbere tuzamenya byinshi. Impamvu ndabivuzeho cyane nuko hari amafaranga ari hanze ahangaha hajya gushikira abantu bajya muri ibyo bintu, ngira ngo bayanyuje mu matorero menshi, abantu benshi bayafata. Kandi ubundi nico doctrine ivuga, ni ukuvuga ngo si buri mafaranga yose aje ngomba kwakira. Ikindi kintu kizamo ni conflict of interest. Ni policy ituma umuntu ataba byose nkuko yabivuze kibi. Niba uri ku rwego rwo hejuru, ntubwo uri umustrategie, ntubwo uri umu executor, ugomba kumenya ibyemezo wowe ufata n'ibyo utagomba gufata. Is conflict of interest zigomba kuba ziteganyijwe mu mategeko.
ni ibihe byemezo mwemerewe, ni ibihe mutemerewe, ni ibihe mukene n'amaso y'abandi. Ibi numvise umuntu ambwira ngo dufite ikibazo gikomeye, ngo baratubwira ngo dushireho urwego rukemura amakimbirane, ngo ndimo ndareba abantu nashyiramo batazarwanya. Abo batazakurwanya ni umugore wiwe, wenda n'umwana wiwe na mubyara wiwe, uwo si umuryango. Ubundi uru rwego rukemura amakimbirane rugomba kubamo abantu bagufite ijambo. Ugomba kuba uri steward kuri bo, ugomba kuba uri accountable kuri bo, ugomba kuba uri umuntu ugomba gutinya kugira ikintu ukora kubera bo. Yambwira abantu, ninde mushumba w'umushumba? Ku rundi ruhande, ninde uyobora umushumba mu kuyobora umuryango? Kuko iyo umuntu yabaye bishop aba yumva ari we hagati yiwe n'Imana, nta kindi kintu. Ubundi ugomba kuba utinya ikintu cya rubanda, no kwigurira telefone mu mutungo w'urusengero ugomba kuba uzemerewe, biri mu mategeko, biri muri manuel za procedure. Niba umushumba ajya ahabwa telefone, bijye muri manuel de procedure, nunavamo niba ugomba kuyisubiza uyisubize. Hanyuma hakazamo n'uburyo umuryango useswa. Birumvikana uburyo umuryango useswa ugomba kuba buteganyijwe, ndetse n'uburyo amategeko yahinduka. Ibi ngibi nibyo nagombaga kuvuga. Icanyuma sorejeho ni ibibazo bigomba kugaragara, ibikunze kugaragara. Hari ibyo ntavuzeho mutumvise, ariko ndabihuza n'ibyo bavuze. Umuntu kugira ngo ibintu byose bikorwe neza, umuntu uyobora umuryango nk'uyu nguyu agomba kuba afite ubumenyi. Il va de soko agomba kuba afite ubumenyi. Ibibazo turimo duhura nabyo maze guhura n'abantu 7 babimbwira, abashumba bakavuga ni urabona iteko ryavuze yuko umuntu agomba kuba yarize kaminuza, ngewe ntabwo nize kaminuza, none ico nakoze hari umukristo wo mu Banglikani cyangwa muri Foursquare nafashe, niwe ngiye kuzandikaho, hanyuma azakomeza nkora umurimo, ariko ari we witwa ko ari represent. Ndamubwira ngo umenye ibyo ukoze. Ntibibaho kwitirirwa yuko uyobora umuryango utawuyobora. Mbibwira umuntu bawandikaho atawuyobora, harimo responsabilité zikomeye. Icya kabiri, niba mwumvise ibiganiro bombi bavuze batanze, umuntu yagombye kuvuga ngo nahamagawe n'Imana, mfite ibyo nshoboye. Yavuze amagambo meza, avuze ngo iyo uhaye umuntu inshingano adashoboye ubu mwanga, iyo ukunda umuntu umuheza inshingano ashoboye. Ni mukubwira abantu ngo aho bigeze none nawe igihugu kigeze na ubundi aya mategeko ko umuntu agomba kuba yarize hano mu Rwanda aje vuba, ahandi bimaze imyaka n'imyaka. Mu Banglikane ngira ngo mumaze imyaka irenga 40 nta muntu ujya bayobora adafite diplome zo hejuru. Siko bimeze ku bishop n'ahandi bagi bashyiraho amashuri ya Bibiliya. Rero umuntu agashaka ngo be bishop cyangwa nicyo representante gari bivuga buriya ni bishop nyine. Washinze umuryango uzatangira ni matorero, igihe mugize amatorero 3 hagomba kuba hari uyobora abandi muri amatorero, nicyo bita bishop. Ni overseer, mwamwimika mutamwimika ni overseer. Niba ari overseer rero agomba kurebera ni matorero, hagomba kuba hari ubumenyi asabwa. Kandi mumenyi yavuze harimo managerial, harimo leadership, harimo minimum ku mategeko, harimo biriya byose bigomba kuba biro. Nibyo byatumye itegeko riza rivuga ngo bagomba kuba bafite amashuri, ndetse babivuga mu magambo 2. Ufite diplome ya theology ni ngombwa, udafite diplome ya theology akaba afite diplome ya licence mu bindi na certificate yemewe. Numva ngira ngo kimwe mu bibazo bikomeye ni ico ngico c'amashuri. Ikindi kibazo kirimo kigaragara ni cy'abapfa imitungo, ni cy'abapfa ubuyobozi. Ibyo ngibyo mwumvise yuko umuti uri muri ya management bagiye batubwira na leadership. Icya gatatu nico gukorera mu gihugu abantu batazi, cyane cyane iki gihugu n'amateka yacu. Hari uko tugomba kwitwara, hari ibyo tugomba kuvuga, hari ibyo tugomba kwigisha, rero hari ibyo umuntu yakorera hano atakorera hano kubera ibibazo igihugu cyacu cyanyuzemo. Bivuga ngo umuntu wese ufata microphone mu rusengero agomba kumenya ngo nimo ndigisha gute, ndaganisha abantu kuri Kristo cyangwa ndasubira abantu mu macakubiri.
byinshi ibindi bibazo mugenda mwumva bigenda bigaragara. Iyo bigaragaye rero amategeko arakurikizwa, hari akurikizwa ari ahana asanzwe, hari akurikizwa ari aya ngaya atuma urusengero rufungwa. Mukumva ngo urusengero barufunze cyangwa ngo umushumba bamuhagaritse, na amategeko arahari. Imana ibahe umugisha. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.